Umuryango wa Rayon Sports n'abakunzi bawo by'umwihariko abatuye mu karere ka Rubavu wibutse ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi Mata muri 1994 basiga baremeye umwe mu bayirokotse. Ni igikorwa cyabaye ku cyumweru tariki ya 19 Mata 2026 mbere y'umukino wahuje Rutsiro FC na Rayon Sports kuri stade Umuganda. Umuryango mugari wa Rayon Sports wari uyobowe n'umuyobozi wawo Murenzi Abdallah n'abandi bayobozi barimo Martin Rutagambwa, Emile Rwagakondo na perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa Shema Ngoga Fabrice. Aba bose ndetse n'abakunzi b'iyi kipe babanje gukora urugendo rwabereye mu mujyi wa Rubavu rusozwa ku rwibutso rwa Jenoside rwa Gisenyi ahazwi nko kuri komine Lodge. Iki gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi Mata muri 1994 cyaranzwe no kumva ubuhamya bw'abayirokotse ndetse no kuremera imiryango ibiri yarokotse mu rwego rwo kwiyereka ko itari yonyine nubwo yagizweho ingaruka na Jenoside. Umwe mu bayirokotse ati dufite amateka bugufi cyane n'ibyabaye muri iki gihugu, uko abatutsi bahuraga n'ibibazo na Rayon Sports yarabihuraga muri 1987 ubwo habaga umukino Rayon Sports yatsindaga Etincelle FC igatwara igikombe. Abatutsi bose bo muri uyu mujyi bahuye n'ibibazo. Urumva ko Rayon Sports yagiye ihuzwa n'amateka n'amacakubiri. Ndashima perezida wa federasiyo uburyo akomeje kwimakaza indangagaciro z'umukino kuko tusobanukiwe neza ko abana neza mu mahoro n'urukundo. Iri ni itangazo ryacishijweho n'umuyobozi wa federasiyo umupira w'amaguru mu Rwanda. Naho mu murenge wa Rugarama akarere ka Gatsibo Mutuyimana Evariste ukurikiranyweho icyaha cyo gutema agakomeretsa Nishimwe Fabrice ukekwaho icyaha cyo gusambanya umugore wa Mutuyimana Evariste. Nishimwe Fabrice ni umusore wo mu kigero cy'imyaka 28 utuye mu karere ka Gatsibo murenge wa Rugarama. Nishimwe Fabrice ni umusore uhangayikishije abaturage cyane cyane abagabo bubatse ko abatwarira abagore ndetse yewe akabamenesha bikarangira yigaruriye urugo rwabo. Tariki 8 z'uku kwezi turimo 2026 Nishimwe Fabrice nibwo yajyaga mu rugo rwa Mutuyimana Evariste yitwaje ko aje gusaba akazi ko mu rugo. Mutuyimana Evariste amwemerera kumuhereza akazi ko mu rugo, amusaba gukora akazi ko mu rugo nk'uko bikenewe nk'uko agasabye. Nishimwe Fabrice amwemerera gukora akazi neza nk'uko agasabwa. Nishimwe Fabrice yagakoze neza, agakora neza nubwo yagakoze iminsi mikeya. Mutuyimana Evariste ku munsi w'ejo tariki 19 z'ukwezi turimo 2026 nibwo yafashe amafaranga ajya ku muhanda ku isantere avuga ko agiye gushaka imiti y'amatungo. Mu kugaruka asanga Nishimwe Fabrice we na madamu we bari mu gikorwa cy'abashakanye bari mu buriri. Nishimwe Fabrice akazi yaje asaba bikeka ko siko yakomeje gukora ahubwo yaraje agamije gusenya urugo rwa Mutuyimana Evariste. Mutuyimana Evariste ntabwo yabyihanganiye, yikojeje hanze yizaniye umuhoro atema Nishimwe Fabrice mu mutwe. Ubu Nishimwe Fabrice akaba ari kwitabwaho n'abaganga naho Mutuyimana akaba akurikiranyweho n'inzego z'umutekano RIB zikaba ziri kumukurikiranaho icyaha cyo kwihanira. Ariko hagati abaturage bo mu murenge wa Rugarama barasakuza bavuga cyane bavuga ati Mutuyimana Evariste nafungurwe kuko nubundi Nishimwe Fabrice rabateye impungenge kuko dore ko nubundi ngo ari umuntu ngo ariko kazi kiwe ko gusenyanga ingo z'abantu, dore ko nubundi ngo babe bamufitiye ubwoba ko azasenya ingo zabo. Nishimwe Fabrice bavuga ko afite umuti akubita ku bakobwa yewe n'abagore atabasize ngo akabajyana
baragwana ngo bakagenda bamwometse ngo yewe ngo akageraho ko yakwana kwambuka n'uruzi yewe ngo n'umugore ngo akaba yarwihorohamo ngo amukurikiye cyane ko bavuga ko ngo umuti yawukuye i Burundi uwo muti bavuga ngo ni umuti ngo ukora cyane ngo yewe ngo abagore ngo bo mu karere ka Rutsiro ngo yarabamaze. Abaturage bati turatabaza polisi y'igihugu izidutabare kuko twakutse imitima twarahabutse turibaza ati ejo ni njye uriya nawe ati ejo ni njye ntabwo wabona mugenzi wawe ikibazo kimuvutseho ati nawe uribaza ati ejo ruzaba ruri iwanjye. Bakutse imitima kubera ikibazo nk'icyo ngicyo turatabaza polisi y'igihugu ize idutabare amazi atararengera inkombe. Ndari kumwe nanjye Mbate 250 ndabashimiye cyane. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano mbibutse gukanda subscribe nawe uri wayikanze kanda share uyisharinge ku bayikeneye. Reka dusubire mu kiganiro isi twerekezamo gica saa 5 z'ijoro. Murakoze.